isabato nziza, umunsi w'umunezero. Ngiye kubabwira icyigisho cya 13 cyaratubwiraga ngo Rusi na Bowazi, icyo kwibukwa, kuko se amenya ibyo mukennye mutaramusaba. Biboneka Matayo igice cya 6 umurongo wa 8. Ingingo yo kuwa mbere atubwiraga ngo ibyo kurya bivuye mu mirima. Hano nibwo Rusi yari yabuze ibyo kurya saa sita, we na nyirabukwe abona ahantu basarura mu mirima y'ingano, yigira igitekerezo cyo kujya guhumbamo ibyasigaye inyuma. Ingingo yo kuwa kabiri atubwiraga ngo ubugwa neza mu mirima y'aho basarura. Mu gitondo cya kare Rusi yabyutse ahumba ibyasigaye inyuma, abikusanyiriza hamwe, afata umuhini arabihura, abona imbuto zo kurya saa sita. Nyir'ubutaka Bowazi yamusanzemo, asuhuza abakozi be, arababwira ngo Uwiteka abane namwe. Nuko arebye imifuka ye y'ingano, abona Rusi inyuma yayo, aramubaza ati uriya musaruzi mushya ninde? Yegera Rusi amuvugana neza. None Rusi aramubaza ngo kubera iki nkugiriyeho umugisha kandi ndi umunyamahanga? Bowazi yari yarumvise ukuntu Rusi yitaba kuri Nawomi, akaba yaranemeye kwiringira no kwizera Imana yabo kandi ari umunyamahanga. Ingingo yo kuwa gatatu yatubwiraga ngo igitebo kinini cyuzuye ingano. Bowazi yabwiye Rusi ngo Imana izakwitura ibyo wakoze byose. Arangije amuha igitebo cyuzuye ingano. Rusi arataha. Ageze iwabo, nyirabukwe Nawomi aramubaza ati icyo gitebo kinini ugikuye he? Nuko Rusi amusubiza ko yagiriye umugisha kuri nyir'ubutaka Bowazi. Ingingo yo kuwa kane yatubwiraga ngo umugenzo utangaje. Nawomi byatumye yibuka umuco w'iwabo ko iyo umugore ashatse umugabo muri Isirayeli agapfa batabyaranye umwana w'umuhungu, afite isambu, afite uburenganzira bwo kwigurisha kuko umugore adashoboye gutunga isambu. Yarambwiye ati nagende arare ku birenge bya Bowazi kugeza mu gitondo. Mu ijoro hagati Bowazi yarahindukiye, yumva ikintu kidasanzwe ku birenge bye. Yarabyutse aravuga ngo urinde? Rusi aramusubiza ati ni umuja wawe Rusi. Aramubwira ngo wakemera kunshyingirwa. Ingingo yo kuwa gatanu yaratubwiraga ngo kwizihiza ubukwe. Ubwo Bowazi yahindukiraga ari mu bitotsi, ikirenge cye cyakoze ku kintu kidasanzwe. Yaratunguwe cyane, yunamuka abona ishusho y'umugore uryamye ku birenge bye, hari mu mwijima. Yaramubajije ati urinde? Rusi yasubije buhoro ati ndi umuja wawe Rusi. Ndakwinginze nyorosa igishora cyawe unyijyanire, kuko ari wowe ugomba kunyura ugacikura nyakwigendera. Bowazi yasubije ate? Rusi aryama ku birenge bye kugeza mu gitondo nk'uko Bowazi yari yabivuze. Hanyuma mbere y'uko bucya mu kabwibwi agera mu rugo bucece, azanye impano z'ingano za sayiri za Bowazi yohereje Nawomi. Rusi agomba kuba yari ahangayitse muri icyo gitondo. Ese Bowazi yari kumurongora cyangwa yari gushyingirwa undi muntu? Amaze kumva ibyabaye,
nawomi aramubwira ati mukobwa wanjye iyicarire ugeze aho uri bumenye amaherezo yabyo, kuko uwo mugabo atari buruhuke atararangiza iby'uyu munsi. Nibyo rwose mbere y'uko umunsi urangira Rusi yabonye igisubizo cya Bowazi. Yaranezerewe ubwo yabwiraga abandi bantu ko undi muvandimwe yari yafashe icyemezo cyo gutagura isambu ngo amurongore. Bowazi w'umugwaneza kandi wita ku bantu yari yarabonye uburenganzira bwo gushyingiranwa na Rusi w'umunyarukundo n'umugwaneza. Bowazi yari yaritegereje kandi yita kuri Rusi mu bihe bikomeye. Yari agiye kwibanira nawe ibihe byose, akamukunda kandi akamurinda nk'uko Imana yacu ibidukorera. Ingingo yo kuwa gatandatu yatubwiraga ngo Imana yanjye ihorana nanjye. Imana iravuga iti ntutinye kuko ndi kumwe nawe, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara. Biboneka Yesaya 41:10. Yozefu na Rusi, abantu babiri b'ingenzi twize mu byigisho byacu by'iki gihembwe, bari baramenye kandi bakunda ukuri kwayo magambo meza. Umwe yari umuhungu ukundwa. Icyo twigiye kuri Yozefu yageze mu gihugu cy'amahanga, asanga aho abasanze ntabwo bizeraga nko mu gihugu cy'iwabo. Ntiyagombaga gucika intege, ahubwo yagombaga no kwigisha Imana abahasanze. Rusi we yari umunyamahanga, yigira ubugwaneza n'umutima w'urukundo kuri nyirabukwe. Yemeye kujyana nawe mu gihugu cye, akizera Imana ye, akakira n'abantu baho nk'ab'iwabo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.